reka twakire Sugira Mireille. Reka wenda mbanze mubaze icyo cya mbere, icya kabiri wenda ndaza kukimubaza nyuma amaze gusobanura icyo ngicyo. Muramuzi mwese, ni umunyamakuru w'umusesenguzi. Ndaza kwifuza ko aza kuvuga kuri mekanisme zishobora gukoreshwa kuri niveau national, regional et international kugira ngo amahoro ashobore kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi reka wenda mbanze mubaze icyo cya mbere, icya kabiri wenda ndaza kukimubaza nyuma amaze gusobanura icyo ngicyo. Reka twakire Sugira Mireille. Mwiriwe, nongeye kubasuhuza mwese. Mwiriho neza. Yego. Reka tubanze mu izina ry'abantu mwese muri iyi space mbahagararire, mbanze nshimire Oxygene ku kiganiro cyiza amaze kutugezaho. Atunyuriyemo muri make, ariko twumvise byinshi, byose yabinyuzemo ibyo tugomba kumenya, nta kintu ndi bwongereho kubera ko mfite nanjye ibyo ngiye kuvugaho, ariko turamushimiye cyane. Ngenda mbaye mushimiye ku mwanya w'abantu bose bari kuri space. Hanyuma mbere yo kuvuga ku cyo host yarambwiye kuvugaho, reka mbanze nsuhuza abantu mwese mwaje kumva Sugira Mireille. Ntabwo napfuye, birumvikana, sindi kuvugira muri cercle mwagiye mubona bashyira ku ma réseaux sociaux, c'est kuri Twitter. Rero ndahari, ndi muzima, ntabwo napfuye, nta nubwo ndi umuhungu. Sinzi niba mu ijwi ryanjye uko biri kose birumvikana ko ntari umuhungu. Icya gatatu, ntabwo ndi bibio. Hari umuntu wangoreweho umunyamakuru mugenzi wanjye ukorera mu Rwanda, niwe nkeka ko ari we wangoreweho rwose, kandi nta kundi nawe yihangane. Sindi bibio rero, ariko kuba ntari bibio ntabwo nihakanye ko ntabwo ari ukubera ko ntashobora kuba bibio n'umunyarwandakazi. Ndi umukongomani uvuga ikinyarwanda, umukongomanikazi. Guhakana ko ntari bibio ntabwo ari uko ntashaka kwishimira kwitwa umunyarwanda, nta nubwo ari uko ntakunda u Rwanda. Rwarandeze, murabizi mwese, mpora mbisubiramo ko rwarandeze, nirwo rwanyigishije. Naje ndi impunzi, navukiye mu nkambi mu Rwanda. Rero iyo ni impamvu ikomeye idashobora gutuma nanga kwitwa umunyarwanda. Ngize Imana nkaba ndi we, sinakwanga u Rwanda kuri izo mpamvu. Nkeka ko n'amateka yabikoze byose. Sinkeka ko yaba kiriya gihe barahaye umwanya ba sogokuruza bacu kugira uruhare mu kugabanya no gukata imipaka, uko biri kose byari kugenda ukundi kuntu bitameze ubu ngubu. Niyo mpamvu ntashobora kuvuga ko ntabwo nanga u Rwanda, nubwo ntari umunyarwandakazi. Ndi umukongomani uvuga ikinyarwanda. Rero hari igihombo unashaka kubyumvamo, kubera ko abantu benshi tuba turikukirana ibibera mu Rwanda, ukumva wifuje nko kubamo, kuba mu Rwanda, ukishimira n'abandi ibyo u Rwanda rugezeho. Muri make ibyo ngibyo, wenda nanjye nari kwisanga perezida wanjye ari Kagame, nk'uko mwese mubyishimira, turabibona ku ma réseaux sociaux ukuntu muba muvuga perezida Kagame. Ariko malheureusement njye nisanze ndi perezida wanjye ari Tshisekedi. Rwose biragoye kumva ko ari perezida wawe, ariko niyo mpamvu dufite urugamba turi kurwana kuri ubu ngubu. Njye nayobotse Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa, nibo baperezida banjye, kandi hari ibyiza bagenda bakora njye bingiraho ingaruka nziza. Reka mvuge ku cyo host yarambajije
kuri mekanisme zakoreshwa ku rwego rw'igihugu, rw'akarere, ibiyaga bigari, urwego mpuzamahanga. Njyewe ndavuga nk'umuturage kuko ntabwo ngiye kuvuga nk'umushakashatsi, sindi buvuge nk'umusirikare, ngiye kuvuga nk'umuturage. Mekanisme ya mbere nkeka ko yakoreshwa situ kuri twebwe nimvuga abaturage ndavuga twebwe abakongomani tuvuga ikinyarwanda nibo ngiye mpagarariye aka kanya. Mekanisme ya mbere nkeka tugomba gukoresha ni ukuvuga ibyo tubona, ibidukorerwa, kubivuga tukabisakuza, kuko abadukorera ubwicanyi nabo murabibona ko baravuga cyane rwose. Rero dusabwa icya mbere, mekanisme ya mbere, twebwe nk'abaturage, munyumve neza, njye ndavuga kuri twebwe nk'abaturage muri rusange, ni ukuvuga tugasakuza, tukavuga ibibazo byacu, tukavuga ibibazo biri muri kiriya gihugu bikorerwa abakongomani muri rusange, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nk'uko mubibona, kandi by'umwihariko nituvuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni benshi, ariko by'umwihariko iyo bigeze ku bitwa abatutsi biba ibindi bibi cyane. Ndabaha urugero ruri current cyane kuri uyu munsi. Uyu munsi nibwo byabaye Goma. Abantu bose babibonye, ndakeka ko hari abantu muri mwe babibonye. Umuntu ni umunyakenya, bamwiciye Goma, bamuciye umutwe. Ni umunyakenya yitwa Kennedy Kipro Leland. Bamwishe nabi cyane, simbyifuriza kureba uko bamwishe kuko biteye agahinda cyane. Ni umunyakenya utari umunyarwanda, utari umukongomani, ni umunyakenya wuzuye, ufite n'ibyangombwa byo mu gihugu cyiwe, ariko yazize ko ngo asa n'abatutsi. Muri make yazize ko ari umututsi, asa n'abatutsi. Si umututsi, yazize ko asa n'abatutsi kandi ari umunyakenya. Ubwo ushaka kwibaza ikibazo ahantu kigenda kigera, nubwo abantu batekereza ko bavuga u Rwanda. Ejo bundi ushobora ukumva bishe umusudani, ukumva bishe umuntu wo mu kindi gihugu cyo muri Afurika, bavuga ko azira ko asa n'abatutsi. Ibyo rero nibyo iyo mekanisme ya mbere tugomba gukoresha, ni ukugaragaza ibyo bintu byose biba ku bwoko bw'abatutsi, abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, abakongomani bavuga ikinyarwanda muri Kongo. Ubwo ni rwo rugero nari mbahaye kugira ngo mubyumve neza ukuntu ari ni ideology iri deep cyane, igoye kuyumva no kuyisobanura, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu ashobora kwibaza, wenda namwe mwese mushaka kwibaza, ubu ngubu duhora tubivuga, hashize imyaka 3 nubwo ikibazo cy'abanyarwanda, abakongomani bavuga ikinyarwanda muri kiriya gihugu byatangiye kera. Ni intambara wenda abenshi muri twebwe twatangiye kubyumva mu myaka 30 ishize, ariko dukurikiye amateka n'ibintu, niba twabyumvise no mu kiganiro cya Oxygen amaze kutubwira, yaduhereye nyuma ya independence ho gatoya muri za 62 uko byatangiye. Ariko kuri ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 umuntu ashobora kwibaza, igihugu kingana kuriya si gitoya, nta nubwo ari gitoya ngo wenda twabaye benshi bashaka ko kutugabanya bakabatujyana ahandi. Ni igihugu kinini, ni igihugu gifite guverinoma, ariko ukibaza ukuntu gishobora gutererana abaturage bangana kuriya
ari nta kindi kintu bagendeyeho kugeza ubwo kudutererana bakarenzaho ubwo ubutaka bwacu babugabiza FDLR. Murabizi muri kariya gace ka Kivu niyo ndiri ya FDLR guhera muri 1994 bava mu Rwanda binjira muri kiriya gihugu. Ahantu rero niho twebwe bitubabariza cyane bikaturya ku mutima kumva ko ubutaka bwacu ahantu twibuka ahantu ababyeyi bacu batuye, ahantu basogokuruza batuye, ukamenya neza ko abajenosideri b'aba FDLR nibo bahatuye, nibo bari kuhakorera ibikorwa byabo bibi, niho bari kudevelopa ama ideology yabo. Twebwe na basogokuruza bacu n'ababyeyi bacu twarameneshejwe, turi impunzi, turi mu nkambi muri aka karere. Inkambi zose murabizi ko zuzuyemo abakongomani, surtout bo muri kariya gace bavuga ikinyarwanda. Rero ibyo ni ibintu bigomba kudupushinga no gutuma tugira ikintu dukora, tugakomeza tukabivuga, tukavuga ibibazo. Iyo niyo mekanisme nashaka kwibandaho cyane, kuko niyo dushobora gukora twese. Ntabwo iroroshye, birasaba kumva ikibazo cyacu, birasaba kumva, bikakubabaza. Sintekereza ko hari umuntu n'abana bavutse nyuma barabizi. Burya nta muntu ugiyoberwa ahantu amateka yiwe. Ntushaka kuvuka wisanze mu Rwanda. Hari abagize Imana ntibisanga bavukiye mu nkambi, wenda akavukira ahandi, ababyeyi be baragize ubushobozi bakava mu nkambi bakiretira bakajya mu buzima busanzwe. Ariko uwo nawe ababizi neza inkomoko yiwe, kuko ubaza ese kwa grandpere bari batuye he, kwa papa, ku babyeyi bawe, niba bajije umubyeyi kwa sogokuru ni hehe. Murabizi ko twese ukeneye kujya kureba ku ivuko kwa sogokuru ni hehe. Icyo ni ikibazo twebwe abanyarwanda bo muri Kongo, abakongomani bavuga ikinyarwanda twahungiye mu bindi bihugu. Ni ikibazo abana twakuze tugira. Uri kumwe n'abandi bana, amavakansi arageze, bakakubwira mwagaruka, twagiye gusura sogokuru mu cyaro, twagiye gusura abatante mu cyaro. Bakakubaza wowe wagiye hehe, wowe basogokuru bawe baba hehe. Icyo ni ikibazo twakuze tudafite igisubizo. Ariko kubera twari abana ntabwo twumvaga uburemere bwacyo. Twumvaga nyine twiba ababyeyi bacu turabana, basogokuru bose turabana. Nyuma rero nibwo uko umuntu ufite imyaka y'ubukure akaba icyo kintu kitamubabaza, yibaza impamvu adashaka kumenya ahantu ababyeyi be bavukiye, abasogokuru be biwe babaga. Ibyo nibyo byakagombye kudupushinga twese muri rusange, tukaguma kuvuga ku kibazo cyacu. Kuko ubu ngubu imyaka 30 ni myinshi, barabyaye, turi benshi mu bihugu bitandukanye. Nubwo twisanzeyo mu buryo butari bwiza, ariko twarakuze, turiga, turakora, dukora akazi gatandukanye, dufite amashuri, turi mu bihugu bitandukanye, dufite kontakte nyinshi, twarize. Abakuriye mu Rwanda twarize, tubona uko u Rwanda rumeze. Ibyo bintu byose rero niba navuga ngo ni amahirwe, tugomba kubifata nk'amahirwe, kubera ko twagiye twigira ahantu hatandukanye. Ubu ngubu byose tubihurije hamwe dushaka gukora ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu ubwo ubumenyi bwose twagize, n'amashuri twize, n'aho dukora, tuba turi kwiga, byose nibyo twakagombye aka kanya byakagombye kudufasha kumenyekanisha ikibazo cyacu.
hanyuma hoste muri makeya sinzi niba hoste wenda ibyo yambajije ndumva wabisubije ariko nagira ngo barizemo akandi kabazo ka kabiri kugira ngo wenda tuze kureka noneho abantu tuze gutegereza ibibazo abantu baza kukubaza. Ikibazo cya kabiri nakubaza ni ese wowe nk'umuturage usanzwe refugee congolaise, ese ni iki kintu ushobora gusaba ibihugu byo mu karere n'ibihugu na communauté mpuzamahanga, ni iki kintu wabasaba kugira ngo impunzi comme toi comme les autres kugira ngo bazashobore kugaruka mu gihugu cyabo? Ni iki kintu ushobora gusaba ibihugu byo mu karere cyane cyane n'ibihugu mpuzamahanga? Urakoze cyane Mukasi. Icya mbere mu nteruro imwe ndi busubize icyo kibazo, situ ku miryango mpuzamahanga nta kintu na kimwe dutegereje ku miryango mpuzamahanga. Abantu twakuriye mu Rwanda n'abakuriye mu karere mu bindi bihugu tuzi amateka yo mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Imiryango mpuzamahanga yari ihari, nawe yari imaze imyaka ihakorera nk'uko tuzi neza MONUSCO imaze imyaka 20 mu gihugu cyacu, ariko nta kintu na kimwe byatanze. Hanyuma niko byagenze. Donc tugomba kwigira ku mateka bikaduha n'isomo, kuko mu Rwanda biba muri 1994 abatutsi bicwa, ONU yari ihari, yaragiye irabata. Rero muri makeya bazadufasha ariko twifashisha. Singiye kukubwira ngo niteze ko mu karere bazadufasha iki ngiki, niteze ko imiryango mpuzamahanga izadufasha iki ngiki, kuko ibyo bazadufasha byose ni ibyabo, ariko tuzi neza no muri Bibiliya niba byanditsemo cyangwa niba ari byo abantu bivugira, bavuga ko ngo n'Imana buriya ubwayo kandi nishoboye byose, ariko ngo ifasha uwifashisha. Harimo ama example menshi yo muri ari biblique agaragaza ko Imana ifasha umuntu wifashisha. Nta muntu wicara ngo ategereje ko Imana imufasha. Muri make, mu magambo makeya, ikibazo wari umbajije nagisubiza ko ari twebwe twenyine tugomba kwifasha bwa mbere, abandi bakaza bakadufasha rwose uko babishaka, ariko twabanje kwifasha kandi turabishoboye. Ni ibintu bigaragara, turabibona buri munsi no mu masituwasiyo aba ari kubera hariya muri iwacu buri munsi. Ni urugero rw'uyu munsi nanone nababwira. Nk'uyu munsi hariya Kanyabayonga, MONUSCO niyo yohereje abasirikare bayo gufasha FARDC na bariya ba Wazalendo. Rero sinibaza ko abo bantu ari bo dutegereje ubufasha. Niyo mpamvu ubufasha bukomeye ni twebwe abantu ba nyiri ikibazo, abantu bafite ikibazo. Ntabwo waba ufite ikibazo ari we kibabaje ngo utegereze ko abantu bari kwinjiza amadolari yabo aribo bazaza kugufasha. Uru ni urugero mbahaye rwabaye uyu munsi. Niba hari n'abatabimenye, uyu munsi byabaye, MONUSCO yohereje abasirikare bayo baza gufatanya nk'ibisanzwe, baza gufatanya na FARDC na Wazalendo hariya Kanyabayonga. Muri makeya rwose nitutifasha tuzagwa rwose cyane. Murakoze cyane Sugira Mireille. Ni igisubizo cyiza cyane utanze, kuko n'ubundi baravuga ngo mudihuva mwitako. Ntago wategereza ngo undi muntu aba ari we uza kugufasha ikibazo cyawe mu gihe utabanje byura ngo uhaguruke ngo ubirwanire, cyangwa ushaka uburyo ubirwanya wirwaneho. Rero ndagushimiye. Hari utubazo twinshi tw'amatsiko abantu bagiye bandika muri commentaire ndi kutubona, ariko kugira ngo tuze gushobora wenda kuza kukubaza, turaza kugarukaho nyuma. Reka tubanze twakira umutumire